Ni inkuru y'incamugongo, ni agahinda n'ikiniga kuri benshi ubwo haburaga iminota mike ngo yakirwe n'inshuti, abavandimwe n'umuryango. Byari nyuma y'imyaka 5, imyaka yari amaze ari mu igororero, ariko ku munota wa nyuma ku muryango w'ubwisanzure inkuru y'incamugongo yahise ikwira hose. Karasira Aimable yapfuye. Uzaramba Karasira Aimable cyangwa se Professor Riga yavutse mu 1977, apfuye afite imyaka 49. Yari yaravukiye i Mwendo, aha ni mu murenge wa Rwaniro mu cyahoze ari komini Rusatira muri perefegitura ya Butare, ubu ni mu karere ka Huye. Aimable Karasira nta mugore nta n'abana yari afite, yari akiri ingaragu. Yari imfura mu muryango w'abana 4, dore ko mu biganiro yakunze gutanga yagaragazaga agahinda ko kuba ababyeyi be ari bo Claver Karasira na Goreti ndetse n'abavandimwe 2 bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, kugeza igihe yafungwaga mu mwaka wa 2021. Yabanaga na murumuna we nawe wari ufite uburwayi bwo mu mutwe. Aimable Karasira yabaye umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, aza kuba n'umuhanzi, aho mu 2010 yinjiye mu muziki yiyita Professor Niga. Izina rye ryamamaye kenshi mu bakunzi by'umwihariko ab'injyana hip hop, kubera ko bishimiraga kuba umuntu w'intiti nka Professor Niga agiye gukora injyana bita ngo ni y'umujinya. Muri Kaminuza y'u Rwanda yigishaga ikoranabuhanga. Muri Kaminuza y'u Rwanda kandi yayikozemo kugera mu mwaka wa 2020, ubwo yirukanwaga azira imyitwarire n'ibitekerezo binyuranye n'indangagaciro z'umurezi. Yatawe muri yombi muri Gicurasi 2021 aregwa ibyaha bitandukanye. Kuri ubu ntakiri ku isi, yapfuye. Urwego rw'igihugu rushinzwe igorora rwatangaje ko Karasira Aimable yapfuye nyuma y'uko afashe imiti myinshi. Ni imiti busanzwe yanywaga kubera uburwayi bwa depression yari afite, ngo yayifasha ariko arenza ingano yayo. Ibi byabaye ubwo haburaga amasaha make ngo asohoke muri gereza kuko igihano cye cyari cyarangiye. Sengabo Hilary ni umuvugizi w'urwego rushinzwe igorora, yavuze ko ubwo Karasira kuri wa gatatu yari amaze kugenzurwa byose, habura amasaha cyangwa iminota mike ngo asohoke muri gereza, aribwo yanyweye iyo miti yamufashaga mu burwayi bwe bwo mu mutwe. Ngo ubusanzwe yarasanzwe ayifata ikamufasha gusinzira, ariko kuri ubwo siko byagenze kuko yayinyweye nk'uyahura, ariko aza kujyanwa kwa muganga. Ageze mu bitaro bya Nyarugenge biranga. Ku masaha ashyira saa 6 z'ijoro nibwo yashizemo umwuka. Urukiko rukuru rw'urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza rwari rwarahamije icyaha Uzaramba Karasira Aimable ku itariki ya 30 Nzeri, rutegeka ko afungwa imyaka igera kuri 5. Karasira yashinjwaga ibyaha birimo guhakana Jenoside, guhisha ingiro Jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Icyo gihe ubushinjacyaha bwahamyaga ko byakorewe ku muyoboro wa YouTube mu bihe bitandukanye. Yashinjwaga kandi icyaha cy'iyezandonke no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe ndetse n'ayari kuri konti ye ya mobile money. Icyo gihe ubushinjacyaha bwari bwasabye ko Karasira yahamwa n'ibyaha byose bumurega, urukiko rukamukatira igifungo cy'imyaka 30. Karasira yasabye imbabazi, avuga ko abakomerekejwe n'amagambo yavugiye kuri YouTube atarabigambiriye, kuko ngo nta mugambi yari afite wo kwiba amacakubiri ndetse no guhakana Jenoside yatwaye nabo mu muryango we. Ku bijyanye n'inkomoko y'amafaranga yari yafatiriwe, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Karasira yayakuye mu barwanya leta bari bashyigikiye ibyo yavugaga kuri YouTube. Ariko mu kwiregura
Karasira yari yavuze ko atunze amafaranga menshi arimo imperekeza yahawe na Kaminuza y'u Rwanda, ndetse ngo hakabamo n'amafaranga yari yarohererejwe n'abagira neza, ngo kandi kubera ko nta muryango yari afite wo kwitaho yari akiri ingaragu, byatumaga adasesagura aya mafaranga. Nyuma yo gusuzuma ubwiregure bw'impande zombi, urukiko rwari rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 5 ndetse runategeka ko imitungo ye yari yafatiriwe irekurwa. Karasira yari yatawe muri yombi mu 2021 afungirwa mu igororero rya Nyarugenge. Ubibaze neza ugendeye ku minsi igize umwaka uko bibarwa mu igororero, yagombaga kurekurwa kuri itariki ya 6 Gicurasi 2026, ari nabwo yaje kwitaba Imana. Karasira yakunze kuburana agaragaza yuko afite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, ndetse n'abamwunganira bakomeje babigaragaza ko afite indwara ya depression, indwara y'agahinda gakabije, ndetse ko yafataga n'imiti. Icyo gihe basabaga ko yakwitabwaho by'umwihariko. Icyo gihe raporo ya muganga yasabwe n'ubushinjacyaha yerekanye ko Karasira afite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Ibi ari nabyo byaje kumuhitana kuri itariki ya 6 ubwo yagombaga gusohoka muri gereza ya Mageragere. Nyuma yo kwitegura agiye gusohoka, yaje gufata ibinini byinshi abinywera icyarimwe. Mu kugera kwa muganga ntibabasha kumuramira, birangira yitabye Imana. Karasira Aimable, tumwifurize kugira uruhuko ridashira.